Ngiye ngo mbabwire abantu mwese mukurikiranye Umusaraba TV, hari ibintu tumazemo igihe umuntu wese afite ibintu arimo ararwana nabyo, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni igihe cyo kumenya ese ibintu urimo urarwana nabyo Imana ibifitemo uruhare. Ese ibintu urimo urarwana nabyo ufite uwakurengera muri byo. Ese hari ingingo ikurengera mu bintu urimo urarwana nabyo, mu bintu wahuye nabyo muri no minsi, urumva hari imbaraga y'Imana ibiherekeje ku buryo yabasha kukurengera ikagukura mu kibazo. Imana yambwiye ngo kandi mbabwire ngo mbese niki gituma abantu batinya kujya mu bapfumu no kuraguza kubera kondisiyo za Satani, bakabitinya kubera ibyo Satani azabategeka, abandi bagatinya kujya mu barangi kubera ibyo batekereza Satani azabategeka gukora, bakavuga ati ikibazo so kujya mu barangi, ikibazo so kujya mu bapfumu, ahubwo izindi mbaraga zibiherekeza zo kuvuga ngo uzagira amafaranga ariko ntuzarara mu nzu nziza, uzagira amafaranga ariko ntuzambara imyenda myiza, uzagira amafaranga ariko ntuzabyara. Izo kondisiyo zikabatera ubwoba mugatuma mutabasha kujya mu bapfumu cyangwa mukorane n'imbaraga zikuzimu. Ngo ariko Imana yagira ibyibaha ari ibibahaye biturutse mu masengesho. Imana yambwiye ngo agiye gutesha agaciro imbaraga yose y'abarozi, agiye gutesha agaciro imbaraga yose abantu bahashe ibyo mwaguze muri Niger, imbaraga z'amavuta mufite, imbaraga za mushwari mufite, ibitangaza murimo mukora. Imana igiye kubinetraliza kuko ni igihe Imana igiye kwikorera, ubwije gukora, ubwije kwiyerekana, ubwije kwihishura ku muntu wese yavuganye nawe. Dota iraba yashaya gode vodra hedi kote bosaya we amina jezini ni yasadre here bini fobraya taya wirisika enesta bini fobraya umva ukuwiteka vuze here baya shirebo ene wirizini militere gide vosayini mora. Ahantu uri ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru yombi, uri mwigare kandi ubuze uguterura, bari bakurwaje barakurambiwe, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo ni igihe Uwiteka aje kugukura muri iryo gare. Kandi Uwiteka dopere sire draya avuganye nawe ngo ni igihe ubona ko mu kazi bakwirukanye kandi wafashe icyemezo cy'uko ugomba guhunga ukava muri quartier wari utuyemo ngo kubw'uko wabuze akazi ndetse wirukanywe nabo bari bamenyereye ko ari inshuti zawe. Uwiteka aravuze ngo wiki yego hene paya zikide fodra hene waya semene yasire mene waya sekado pera sire dra. Dore Uwiteka agiye kukwishurira kuko wari ufite ikibazo kidene wendaga guterezwa ibyawe harimo n'imodoka, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo doraje kukwishurira. Reta ya zomene yasire enezini wirisika mangodo besterebo awije semeni contraire. Kandi Uwiteka aravuze ngo dore ubw'igihe kigeze kandi akaba gitunguranye ku bantu bavuganye n'Imana ngo ni igihe igiye kubanezeza, ku bantu babihagazemo neza ngo ni igihe Uwiteka agiye gukorana namwe iby'ubutwari, avuganye namwe abavuga butumwa n'abahanuzi n'ababishopu n'abashumba ngo ni igihe agiye gukorana n'umuntu yahamagaye ngo kuko izindi mbaraga zose zigiye guceceka, kandi izindi mbaraga zose zigiye guceceka, kandi izindi mbaraga nubwo bidashoboka akaba guhanura bitacyemewe, akaba kuvuga ukuri barimo bagutsikamira, nubwo bidashoboka ko tugera kuri Yesu, akaba bidashoboka ko batwemerera ko dushobora guhanurira no mu iteraniro, akaba bitakiri kwemerwa ko bikunda ko umuntu avuga ngo Imana iravuze. Haleluya. Ngo bashaka igisubizo, Imana itugirire neza. Haleluya. Ngo bashaka igisubizo bo ubwabo, ngo bagishatse ngo bigira inama Imana nubwo bitari kwemera kuvuga Yesu, akaba bitari kwemera ko wamuvuga nkuko yaguhamagaye, kubw'ibintu byinshi birimo bigutsikamira, kubw'imbaraga zirimo zitakitwemerera gukorera Imana nkuko byari bikwiye. Ndagira mvugane nawe ngo ni igihe cyo gupfumura, ariko tugapfumura haringaniye naho Yesu ari. Haleluya. Tugapfumura haringaniye naho Yesu ari, ngo akaba ariho tugera kugira ngo ubu burema tumaranye igihe turimo tugenderamo, uburema bwo gutsikamira umwuka wera, uburema bwo gutuma abantu b'Imana batakivuga Imana, uburema bwo gutuma abahanuzi batagihanura. Imana idufashe cyane ngo muze tubujyana aho Yesu ari. Menya aho upfumurira hari, umenye ko utari bupfumurire mu bapfumu kuko Yesu ntabwo ahari, ntabwo uri bupfumurire mu barozi Yesu ntabwo ahari, ntabwo uri bupfumurire mu busambanyi Yesu ntabwo ahari, ntabwo uri bupfumurire mu businzi Yesu ntabwo ahari. Avuze ngo dore aya macano ni menshi
ni menshi kandi ngo igihe kirageze ngo Uwiteka akora isaka amenye na cano zirimo forode. Ngo mbese forode kuki muzitiranya? Ngo Uwiteka aje gusaka ikintu cyose kirimo amanyanga, aje gusaka ikintu cyose kirimo kubesha, aje gusaka ikintu cyose kirimo gitukisha izina ry'Imana. Ngo kuko the benefit and star ya guide for. Ngo tuvuge gace kuri aba banditsi. Aba banditsi bari mu itorero, aba banditsi bari mu bavuga butumwa, aba banditsi bari mu bashumba n'ababishop n'abapotere. Muri aba banditsi barimo kuri social media harimo abanditsi, aba banditsi ni bande? Ni babandi bacunga ngo bamenye aho twavuze ikibi akaba ari cyo bafata kuruta uko bafata ikiza twavuze. Aba banditsi ni babandi bari hariya bacunga kugira ngo bamenye ese ni hehe avuze akantu katari keza, akaba ariko bafata bakagashyiramo imbaraga. Ngo aba banditsi bari mu iteraniro Yesu arimo, bivuze ngo kuba uyu munyamuhamagara agiye kugira agaciro kandi topere siredra, ngo agiye kugira agaciro, ngo ahubwo yigikomeye ni musaba amavuta, ngo kuko aya mavuta ni yagiye kubasha guhagararana nawe. Ngo nimwibuke ko dopine style guide vodra, ngo aya mavuta abasha kubahesha ubugingo ndetse akabahesha n'ubutunzi. Ngo ariko ubutunzi mufite mudafite umwuka wera, ngo ubutunzi mufite mutari kubaha Imana, ngo ntibyabasha kubahesha ubugingo. Ngo nicyo gitumye ngo uwemeye agaca bugufi akihana muri uyu mwanya. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni igihe cyo kuzura umwuka wera, kandi ni n'igihe cyo kugira ngo umuntu wese asaba imbaraga mu bintu arimo arakora, kuko umuntu utayobowe n'umwuka muri iyi minsi ngo hagiye kubaho ubuyobe bukomeye, hagiye kubaho ubuyobe butandukanye ngo butuma umuntu wese ubaye udahagaze mu buryo bw'umwuka wera agiye kuyobwa n'ibirimo biratambuka bigiye binyuranye. Imana yambwiye ngo ni Imana ivuganye nanjye ngo nubwo umaze iminsi ubona ko bikomeye byanze, hari ikintu Uwiteka agiye gukora. Umva ikintu Uwiteka agiye gukora. Abantu barakuroze ntako batagize, nta kintu na kimwe kibi batagerageje kugukorera, ariko umva intambwe ya mbere wateye ngo itumye Yesu kuza. Yesu aravuze ngo nubwo bimeze bityo, Yesu aravuze ngo nubwo wireba gukabona ntacyo waba ugishoboye bitewe n'iminsi uhagazemo. Yesu aravuze ngo nubwo wireba gukabona imbaraga zagushiranye bitewe n'uburwayi ufite, bitewe n'igihe umaze ku gitanda cy'uburwayi. Yesu aravuze ngo nta kindi cyamuzanye mu isi nuko afite ubutware bwo kukubabarira ibyaha byawe ndetse n'ibicumuro. Pfumura haringaniye naho Yesu ari. Wivuga ngo impamvu nge ntagisenga nuko bampagaritse muri korari, impamvu ntagisenga nuko bavuga butumwa barimo bashirwa inyuma, impamvu nge ntagisenga cyangwa ngo mvuge ukuri nkuko nagutumwe nuko hari ibintu byinshi birimo bitugenza. Haleluya. Iki ni igihe cyo guhamya Yesu, kuko ni n'igihe abantu benshi bagiye kumwihakana. Imana amahoro y'Imana nabane nawe, kandi umugisha w'Imana ukomeho we n'abandi nkunda kubabwira aho uherereye hose. Rero mu mpande enye zose turagusuje kandi tukwifurije ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Aho ufite ibibazo bitandukanye, bigeragezo, intambara, turagusabira kugira ngo Imana ikurengere. Kujambo ryavuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Humura nawe birashoboka yuko rero impundu zavuga mu gitondo. Ntiwihebe, turacyafite Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Amajyaruguru rero, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, mwese mwumve ko tubasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Aha nicaye ni kuri Alalume Ministries, ikigo cyiza cya gikristo aho twakira amakwe. Dufite jaride, dufite amasare twakira amakwe, dufite amasare y'inama, twakira amanama, ikindi dufite amacumbi, kandi byose biri ku biciro bihendutse. Amacumbi ukeneye kugira aho aruhukira wagana Alalume Ministries iherereye Kagugu, tukagufasha. Ukeneye aho wakorera ubukwe, ukeneye aho wakorera inama, ibyo byose turabifite kandi ibiciro biri hasi. Atagira ugutanga umwanya, hamagara manager ku 82 karindwi 1450 82 ubundi uze uruhuke, uze ukore inama yawe cyangwa se ukore ubukwe bwawe, kandi ahantu hezatunganye kandi harimo n'umugisha w'Imana. Murabona ko ariho nicaye
tuhakora ibintu bya gikristo wumva ko ni ahantu hejejwe cyane. Wow. Reka twigarukire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi rero. Ntabwo uyu munsi ndi jyenyine, ndi kumwe n'umubyeyi. Ni ubwa mbere tumubonye, nawe ushobora kuba ari ubwa mbere mubonye, ariko turamwakiye kugira ngo bane natwe ibyo byose ifunguro Imana yatugeneye uyu munsi igiye kuri munyuzamo. Katajye tumuha ikaze. Uraho neza? Muraho neza. Ni amahoro? Ni amahoro, turashima Umeze neza? Imana. Turashima Imana. Ko witonze cyane? Ni ibisanzwe. Usanzwe witonda n'ubundi? Yego. Umeze neza ariko? Meze neza, ndashima Imana. Twishimiye kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane, nanjye ndishimye kubana namwe. Kandi tuguhaye ikaze. Murakoze. Ntabwo ndakubaza amazina yawe, ariko ni ubwa mbere nkwakiye ku Musaraba TV. Yego. Ubyemereye kuri kamera, njye naguhaye ikaze ko atari n'ubwa, ndifuza ko bitaba ubwa nyuma. Urabyemera nawe? Yego, murakoze cyane. Tuguhaye ikaze ya burundu. Murakoze, ndayakiriye. Ku bantu baduteze amatwi, mwitwa bande? Nitwa Joseline Nyiranzabamwita. Ndi umubyeyi. Yego. Ndubatse. Ndi umukristo wo muri ADEPR. Yego. Neranira ku itorero rya ADEPR Nyarugenge. Yego. Nyarugenge muri aho? Turi aho, turashima Imana. Umeze neza? Tumeze neza, turashima Imana. Imana ishimwe rero ko igushoboje kandi natwe ikadushoboza. Satani yarabirwanyije cyane. Yego, yarabirwanyije cyane. Hari haciyeho iminsi ngusaba ko twahura ntibyakunda, ariko ubu igihe cy'Imana ni iki. Birashoboka ko ubutumwa ugiye gutanga Imana iguhaye bufite akamaro ku bantu benshi cyane, bufite akamaro ku bantu benshi. Imana irashaka kuvugana n'abantu mu buryo butandukanye. Yego, niyo mpamvu Satani yabirwanije ibintu bifite umumaro. Satani arabirwanya cyane cyane cyane. Iyo nanjye mbonye umuntu duhanye gahunda nkabona ntikunze, uyu munsi nkabona ikanga, ejo nkabona ikanga, n'abandi ahantu birasaba gusenga. Yego. Hari impamvu Satani ari kurwanya ubwo butumwa bwiza, kuko Satani ntabwo yishimira ubutumwa bwiza. Ntabwo yishimira ko abantu babohoka, ariko dufite Imana ishobora byose. Yego. Imana yakoze rero ko twabashije kubipanga bikemera, ariko byaciye mu ntambara zikomeye cyane. Nanjye nabonye ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Satani arimo ararwanya ubu butumwa. Bivuze ngo iyi Imana iri bukore, Satani nawe agaba ibitero kugira ngo uwo mugambi utagerwaho. Ariko nshimye Imana ko umugambi w'Imana usohoye. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Dushimye Imana ko nubwo Satani arwana ariko ntajya bumunesha. Yego. Iteka ryose Imana igaragaza intsinzi yayo. Twishimiye Imana. Imana ishimwe. Turabakiriye rero. Ndabona ufite Bibiliya. Yego, mfite Bibiliya, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi n'umuhanuzi. Yego. Yego. Ugiye guhanura mu izina rya Yesu? Ndahanura mu izina rya Yesu, mu buryo bw'ijambo, mu buryo bwa Mwuka Wera. Mfite byinshi Umwuka Wera yantumye ku Musaraba TV, ngo mbwire abakunzi b'Umusaraba TV, abari mu gihugu n'abari hanze yacyo. Imana yabantumyeho, ahubwo ndagira ngo bose babe hafi bakurikirane iki kiganiro, bumve iby'Imana idushakaho. Amen. Amen. Reka noneho twinjire mu kiganiro cyacu kugira ngo tudatinza n'abantu bose bashaka ubutumwa bwiza. Yego. Cyane cyane ko ku Musaraba TV uko mbazi bakunda ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Ntabwo bakunda ibintu by'amatiki ibiki n'ibiki. Niyo mpamvu twafashe uburongo twavuga ati dushyiraho ubutumwa bwiza, dushyire icyo Imana ivuga ibwira abantu bayo. Nkunda kubwira abantu ngo turi mu gihe umugeni ari kwitunga, cyangwa se Imana yo gutunganya umugeni kugira ngo izamwishyire adafite ikizinga. Yego. So reka ngusabe rero usenge Imana. Ndavuga ngo uko Umwuka akuyobora ukora uko nguko. Amen. Mwasenga Imana. Mwakoze cyane. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kandi tugushimiye ko wowe wari ubizi ko uyu munsi kuri iyi tariki nzaba ndi ku Musaraba TV, izina ryawe niribishimirwe. Haleluya. Ndagushimiye rero ko kubera ko wabyemeye kandi ukaba ubishyize mu bikorwa, izina ryawe nirihimbazwe.
sengeye abantu bose bakurikirana Umusaraba TV bawukunda, bakunda inyigisho zinyuraho, ibiganiro bitandukanye. Ndasenze kugira ngo umuntu wese mu ruhande arimo ahabwe umugisha n'Imana. Umuntu wese ugiye gutega amatwi iki kiganiro kigiraho kimuvana naho kimugeza, kandi cyama umuntu wese warubabaye kubw'iki kiganiro hakagira igihinduka ku buzima bwe, imbaraga y'Imana ikaba kuri buri muntu wese bitewe n'uko ubutumwa bwiza agiye kubutega amatwi. Ndagushimiye rero, dufashe dushyigikire icyo duheje n'imyuka mibi mu izina rya Yesu. Duhamagaye umwuka wera ngo atuyobore mu iki kiganiro, imbaraga z'Imana zitugote mu izina rya Yesu. Tubone ubuntu bw'Imana butwegereye, kandi turasenze kugira ngo ntaba ari twe, Imana igaragare hagati muri twebwe, ntaba ari Nepo, ntaba ari nge Joseline, ahubwo imbaraga z'Imana zigaragarire hagati muri twebwe. Haleluya, haleluya. La yasire dotani gode alabini fo enezekiwa enepaya zikuwa. Imana ishimwe. Dota kaya zomenia sedre irabaya saya gide vosaini mora wijesi. Amina. Turakumva. Reta ya zimini ya sire dry. Imana ishimwe, turagushimiye kubera kugiye kubana natwe muri iki kiganiro. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turasenze ngo dushyigikire muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Yego. Karibu. Mfite ubutumwa butandukanye buri mu ijambo ry'Imana, ndetse n'ubwo ubuhanuzi niyerekwa. Mbere yuko ntangira gusoma ijambo ry'Imana, ndagira ngo mvugane n'umuntu wese ukurikiye Umusaraba TV ku butumwa Imana yabantumyeho. Imana yambwiye ngo mbabwire abantu mwese mukurikiranye Umusaraba TV, hari ibintu tumazemo igihe umuntu wese afite ibintu arimo ararwana nabyo, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni igihe cyo kumenya ese ibintu urimo urarwana nabyo Imana ibifitemo uruhare. Ese ibintu urimo urarwana nabyo ufite uwakurengera muri byo. Ese hari ingingo ikurengera mu bintu urimo urarwana nabyo, mu bintu wahuye nabyo muri no minsi, urumva hari imbaraga y'Imana ibiherekeje ku buryo yabasha kukurengera ikagukura mu kibazo. Imana yambwiye ngo kandi mbabwire ngo mbese niki gituma abantu batinya kujya mu bapfumu no kuraguza kubera kondisiyo za Satani, bakabitinya kubera ibyo Satani azabategeka, abandi bagatinya kujya mu barangi kubera ibyo batekereza Satani azabategeka gukora. Bakavuga ati ikibazo si ukujya mu barangi, ikibazo si ukujya mu bapfumu, ahubwo izindi mbaraga zibiherekeza zo kuvuga ngo uzagira amafaranga ariko ntuzarara mu nzu nziza, uzagira amafaranga ariko ntuzambara imyenda myiza, uzagira amafaranga ariko ntuzabyara. Izo kondisiyo zikabatera ubwoba, mugatuma mutabasha kujya mu bapfumu cyangwa mukorane n'imbaraga z'ikuzimu. Ngo ariko Imana yagira ibyibaha ari ibibahaye biturutse mu masengesho, Imana ikabaha kondisiyo ikababwira ngo muzakomeze kunsenga kandi muzakomeze kunyiragiza mu bintu byose. Ngo kuki mudatekereza ko Imana ari gikurikirana ibasha gukurikirana ibyo yabahaye? Ngo niba abapfumu babasha gukurikirana ibyo babahaye, n'Imana ibasha gukurikirana ibyo yabahaye. Ngo umuntu wahawe n'Imana ikamuha ibintu akabasha kubigendamo neza, akaguma kuyihamagara ngo ibikurikirane, Imana ije kuyerekana kuri bene abo bantu. Haleluya. Amen. Ngo kandi nanone umuntu wese uzi ko yahawe n'Imana ibintu, Imana yaguhaye umugabo, Imana yaguhaye umugore, Imana yaguhaye akazi, Imana yaguhaye urubyaro, urangije ntiwagomeza kubikurikiranisha isengesho kandi warabikuye mu masengesho. Imana yambwiye ngo ni igihe cyo kwibuka aho byaturutse kugira ngo mwongere mujye ku bihe byo gusenga, Imana ikurikirane ibyanyu. Kandi nanone Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mbese niki gituma muvuga ngo ngewe abantu baranyanze abandi baransize ngo kubera ko ntacyo mfite. Imana yambwiye ngo nta muntu ushobora kukurengera, itakurengeye nta muntu wakurengera. Ngo nimufate ibihe byo gusenga, mwongere muhendahenda Imana, aho mwabikuye mwongere musubireyo, mwongere mubihakure, mwongere munashinganisha ibyanyu, ngo kuko ni igihe cyo kumenya ko ubikurikirana wabibahaye arimo arabikurikirana, kandi uko bikurikiranye nk'uko n'ubundi mutinya kujya mu bapfumu n'imyuka mibi kugira ngo itazabakurikirana, niko n'uwabibahaye ibyo ngibyo nawe aje kubikurikirana. Imana idufashe cyane. Amen. Kandi nanone Imana yambwiye ngo mbabwire mwebwe mukurikiranye Umusaraba TV ngo ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese ave mu bintu arimo, namara kubivamo yongera asaba Imana umwuka wera kugira ngo umwuka wera umuyobore. Ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo waho wa 8, aravuga ngo kandi muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo nibwo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni igihe cyo kuzura umwuka wera,
kandi ni n'igihe cyo kugira ngo umuntu wese asabe imbaraga mu bintu arimo arakora, kuko umuntu utayobowe n'umwuka muri iyi minsi ngo hagiye kubaho ubuyobe bukomeye, hagiye kubaho ubuyobe butandukanye ngo butuma umuntu wese ubaye udahagaze mu buryo bw'umwuka wera agiye kuyobwa n'ibirimo biratambuka bigiye binyuranye. Imana yambwiye ngo ni igihe cyo guhindukira mukagira namwe ibyo muhindura. Imana idufashe cyane. Amen. Amen. Yego, tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice byaho ni 2. Icyo gice cyose muri hangana tugisome, hakubiyemo ubutumwa Imana yabantumyeho. Imana idufashe cyane. Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 2. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4. Ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho, buzura inzu barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza. Kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru aharinganiye naho Yesu ari, barapfumura. Bamaze gupfumura, bamanuramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. 5. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. 6. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, niki gitumye uyavuga atyo? Arigereranije. Ninde ushobora kubabarira uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Arababaza ati, niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira ikirema nti, ibyaha byawe urabibabariwe? Ari ukuvuga ati, cyangwa ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe. 10. Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe. 12. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara, bahimbaza Imana bavuga bati, bene nk'ibi ntabwo twigeze kubibona. Imana ishimwe. Amen. Amen. Haleluya. Ngo arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Ngo nuko bose baratangara, bahimbaza Imana baravuga bati, bene nk'ibi ntabwo twigeze kubibona. Imana ishimwe. Haleluya. Ubu butumwa bwiza ubwo bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya 2, dusomye ku mutwe w'amagambo haravuga ngo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4. Imana idufasha cyane. Nje kuvugana nawe, Imana yakuntumyeho, wowe ukurikiranye Umusaraba TV. Imana yantumye ngo nkubwire ngo iki ni igihe cyo kugira ngo umenye uburemu ufite aho ugomba kubukirira. Haleluya. Iki ni igihe cyo kugira ngo umenye ubumuga ufite aho ugomba kubukirira. Ni igihe cyo kugira ngo umenye ubasha gukiza ubumuga ninde. Mbese ibyo urimo urakora nibyo bibasha kugukiza ubumuga? Mbese ibyo urimo uranyuramo bibasha kugufasha mu kibazo urimo? Bibiri iratubwiye ngo nuko hahise iminsi Yesu asubira i Kaperinawumu. Yesu yasubiye i Kaperinawumu bivuze ngo ahantu asubiye yari ariyo. Ntabwo wasubira ahantu utari uri. Yesu hari igihe cyageze abi Kaperinawumu, ahabaye ngo igihe kiragereza kuhava. Ahavuye uburema buriyongera, buba bwinshi. Abantu barwara indwara zitandukanye, abantu bagira ibibazo bitandukanye. Nk'ibyo urimo uragira muri ino minsi, nk'ibyo urimo urahura nabyo muri ino minsi. Yesu ngo abyitegereje we, kuko hari haciyeho igihe umusozi Yesu atariho, uhura n'ingorane, uhura n'intambara. Itegereza ibyo turimo turahura nabyo haba mu madini n'amatorero. Yesu rero ngo agiye kongera kugaruka i Kaperinawumu. Ngo ubwo agiye kugaruka i Kaperinawumu, ngo agiye kongera arebe umuntu wese uburema yagize, umuntu wese ubumuga yagize. Mbese ubu bumuga wagize wabwitwayemo gute? Hari ubundi butabazi urimo urashakira mu nzira zitandukanye. Ngo benshi iyo Yesu agiye
afashe umwanya wo kuba agiyeho gake kugira ngo arebe uko twisuzuma mu mitima nuko dutekereza kongera kumugarukira, bitewe nuko umuntu wese afite ibintu bitumye ahuga ngo abantu bahugiye mu bintu byinshi bitandukanye bituma mutabasha kwegerana n'Imana. Ngo icyo gitumye Yesu we yongera kugaruka kugira ngo azarebe ikibazo kiri i Kaperinawumu. Imana idufasha cyane. Iki kibazo kiri ku musozi w'i Kaperinawumu ngo agihagurukije Yesu mu buturo bwe, ngo yongeye kuza ngo arebe iki kibazo. Mbese iki kibazo ninde ugifitemo uruhare? Iki kibazo cyaba giturutse ku bw'uko wacumuye? Iki kibazo kiri guturuka ku bw'uko waba waragiye mu bapfumu? Ese iki kibazo kiraturuka ku bw'uko wimuye umwuka wera? Iki kibazo kiraturuka ku bw'uko umwuka wera bamaze kumucecekesha atakibasha gukorera mu bantu be? Mbese iki kibazo ninde ugiteje? Yesu ngo agarutse i Kaperinawumu kugira ngo abashe kureba. Aleluya, Imana idufashe cyane. Ngo Yesu agarutse i Kaperinawumu kugira ngo azarebe, amenye ikibazo cyawe icyagiteye naho giherereye. Kandi Yesu we ngo ikintu kimugaruye ntabwo agarutse kugira ngo arebere ibiri kuba, ngo ahubwo hagiye kubaho igihe kinini cyo guterana kw'abantu benshi. Abo bantu ubwo bazaba baterana, umva ikibazo kiri mu itorero, umva ikibazo kiri mu bantu, umva ikibazo kiri mu basengesho n'abanyamwuka, umva ikibazo kiri mu madini, umva ikibazo kiri mu bashumba n'abapasiteri n'abavugabutumwa n'abahanuzi. Ngo nuko batakimenya aho ubumuga bucirira, ahubwo barimo barashakira igisubizo aho kitari. Haleluya, Imana idufashe cyane. Ngo barimo barashakira igisubizo aho kitari, ngo nicyo giteye Yesu guhaguruka. Yesu ngo abonye ko ibirema bimaze kuba byinshi i Kaperinawumu, Yesu afata icyemezo cyo kongera guhaguruka ngo asubire i Kaperinawumu. Ngo ari i Kaperinawumu ngo yigisha abantu ijambo ry'Imana, ngo baza ari benshi, ngo buzura inzu, ngo bagera no mu muryango baraharenga, niko Bibiliya itubwiye. Ngo barenze no mu muryango, ngo ariko haza abantu bane bahetse ikirema, ngo babura ukuntu bacegereza Yesu. Imana idufashe cyane. Ngo babura ukuntu bacegereza Yesu iki kirema, ngo ariko ngo bigira inama bo mu mutima, ngo baravuga ngo nubwo bidashoboka, Imana itugirire neza. Haleluya. Nubwo bidashoboka akaba guhanura bitacemewe, akaba kuvuga ukuri barimo bagutsikamira, nubwo bidashoboka ko tugera kuri Yesu, akaba bidashoboka ko batwemerera ko dushobora guhanurira no mu iteraniro, akaba bitakiri kwemerwa ko bikunda ko umuntu avuga ngo Imana iravuze. Haleluya. Ngo bashaka igisubizo. Imana itugirire neza. Haleluya. Ngo bashaka igisubizo bo ubwabo, ngo bagishatse ngo bigira inama. Imana idufashe cyane. Ngo yo gupfumura inzu Yesu yari arimo kwigishirizamo, ngo barapfumura, ngo ariko bapfumura haringaniye naho Yesu ari. Amen. Amen. Ngo bapfumuye haringaniye naho Yesu ari. Nibareba ko iki kirema bahetse kiremaye kimaze imyaka myinshi gifite ubumuga bukomeye, ngo baravuga ngo turabizi neza ko Yesu afite imbaraga. Naho iki kirema cyagera imbere ya Yesu kigashwanyuka, tuzi Yesu ufite imbaraga, ubasha gukiza ubumuga bwose, n'uwapfuye ajya muzura. Ngo bamanuriramo ingobyi. Imana idufashe cyane. Ngo bamanuriramo ingobyi, bayimanura ngo haringaniye naho Yesu ari, ngo bagombye gusakambura. Ndagira ngo mvugane nawe ukurikiye Umusaraba TV, nubwo bitari kwemera kuvuga Yesu, akaba bitari kwemera ko wamuvuga nk'uko yaguhamagaye, kubw'ibintu byinshi birimo bigutsikamira, kubw'imbaraga zirimo zitakitwemerera gukorera Imana nk'uko byari bikwiye. Ndagira mvugane nawe ngo ni igihe cyo gupfumura, ariko tugapfumura haringaniye naho Yesu ari. Haleluya. Tugapfumura haringaniye naho Yesu ari, ngo akaba ariho tugera, kugira ngo ubu burema tumaranye igihe turimo tugenderamo, uburema bwo gutsikamira umwuka wera, uburema bwo gutuma abantu b'Imana batakivuga Imana, uburema bwo gutuma abahanuzi batagihanura. Imana idufashe cyane. Ngo muze tubujyana aho Yesu ari. Menya aho upfumurira hari, umenye ko utari bupfumurire mu bapfumu, kuko Yesu ntabwo ahari. Ntabwo uri bupfumurire mu barozi, Yesu ntabwo ahari. Ntabwo uri bupfumurire mu busambanyi, Yesu ntabwo ahari. Ntabwo uri bupfumurire mu businzi, Yesu ntabwo ahari. Gerageza usobanukirwa ahantu Yesu ari, aba ariho upfumurira umusanga, kuko Yesu aracyafite ubutware bwo gutanga imbabazi. Haleluya. Yesu aracyafite ubutware bwo gutanga imbabazi. Ngo yagiriye imbabazi iki kirema, akigirira imbabazi ngo kije kitabasha no kwigenza. Imana itugirire neza. Ngo kije kitabasha no guhaguruka, ngo kubera ko kibonye ubasha kugiterura, ngo kibonye ababasha kugiheka iki kirema, ngo abo bagihetse baragifasha bakegereza Yesu. Dufite ibintu byinshi birimo biraduheka. Imana idufashe cyane. Kuri iki gihe ntabwo wabwira Imana ngo wabuze uko utambutse ubutumwa. Hariho amacano atandukanye y'iyobokamana, hariho amacano atandukanye ashobora gutuma ubasha kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo.
Imana itugirire neza, ukabwamamaza naho mu rusengero bataguha agatuti, ariko hari ahantu henshi hari imiyoboro myinshi Yesu ashyizeho kugira ngo tubohoke, tubashe kuvuga izina rya Yesu, ntawe udukanga, ntawe utubuza, kubera ko imbaraga za Yesu uwo zirimo abyiyumvamo, ntabwo agomba kubyishakamo. Imana idufashe cyane. Haleluya. Imana itugirire neza. Ngo bapfumura haringaniye naho Yesu ari, ngo bamaze kuhapfumura ngo bamanuramo ingobyi ihetswe mu iki kirema. Ngo bakimanuramo iyi ngobyi, ngo Yesu abonye kwizera kwabo. Haleluya. Ndagira ngo dutinde kuri iri jambo kwizera. Wowe unkurikiye, gira kwizera mu mutima wawe, izamura kwizera, wongere ugirire Imana icyizere yaguhamagaye, ongera ugirire Imana icyizere yavuganye nawe. Imana yarakubwiye ngo mwana wanjye, nzagukorera ubukwe, nzaguha umugabo, nzaguha umugore, nzaguha abana, nzaguha akazi, nzakuzamura, nzakugirira neza, nzakumenyekanisha. Iyo nzayimana wicaranye, ubonye ko itinzeho gake. Haleluya. Uko gutinda kwa Yesu Kaperinawumu nabo baramutegereje, kuko hari igihe Yesu ajya abagiyeho gake kugira ngo arebe uko byitwaramo, akaba agiyeho gake, akaba akuretse, ariko atari uko akuretse burundu, kugira ngo arebe ko ese nintinda kumuha umugabo arajya mu busambanyi, nicyo gisubizo niho ari bugishakire. Nintinda kumuha umugore, ese aratangira kwinjira mu bintu bitari byiza kugira ngo abashe kwiyorohereza. Ese nintinda kumuha akazi, ashobora gutanga ruswa ndetse n'ibindi, ashobora no gutanga ruswa zitandukanye kugira ngo abone akazi. Ese ararindirira ku musaraba ategereza icyo navuganye nawe? Umugabo witwa Daniyeli, Imana idufashe cyane, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 10:12 havuga ukuntu uyu mugabo Daniyeli yafashe icyemezo, aravuga ngo kubwiyereko yari yagize, aravuga ngo ngiye gufata ibihe by'iminsi 21. Imana itugirire neza. Ngiye gufata ibihe by'iminsi 21 nsenga Imana, nyibaze, nyisobanuze iri yerekwa icyo rishatse kuvuga. Bibiliya iratubwira ngo uhereye ku munsi wa mbere agitangira gusenga. Haleluya. Ngo agitangira gusenga, Imana yahise imwumva, ngo yohereza marayika uzanye igisubizo. Ngo uyu marayika uzanye igisubizo, ngo yageze mu kirere afatwa n'imbaraga z'Ubumedi n'Ubuperesi, ngo banga ko agera kuri Daniyeli ngo amuhe igisubizo cy'ibyo asengera. Birashoboka ko umaze iminsi uri musenga, birashoboka ko umaze imyaka myinshi. Imana idufashe cyane, uri musenga ariko igisubizo ntacyo wabonye, urabona Imana itinze. Nagira ngo nkubwire ngo wicogora gusenga. Daniyeli ntabwo yigeze acogora. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ntabwo yigeze acogora ngo acogozwe nuko abonye ko Imana itinze. Yarakomeje arasenga, asenga umunsi wa 2, 2, 3, 4, 5, ngo ku munsi wa 21. Kandi Bibiliya itubwira ko igisubizo yari yakibonye ku munsi wa mbere, ariko gifatwa n'imbaraga z'Ubumedi n'Ubuperesi. Daniyeli afata icyemezo cyo gusenga, ngo paka ya masengesho ayamazemo iyi minsi, yamaze n'ubundi asenga. Ngo igihe kiragera, ngo Daniyeli marayika abonye ko yafatiwe mu kirere, agafatwa n'imbaraga z'Ubumedi n'iz'Ubuperesi, ngo Imana ihita ikora mu bamarayika bakomeye, yohereza marayika Mikayeli, ngo aramubwira ati genda ujye kurwana kugira ngo utsindire ya ntambara yo mu kirere, ubashe kugeza Daniyeli igisubizo cye. Imana itugirire neza. Amen. Hallelujah. Imana idufashe cyane. Ni igihe cyo gusenga udacogoye ngo nuko Imana itinze. Oya, ntabwo itinze. Nubwo itinze birashoboka ko igisubizo cyawe cyaza kigahura n'imbaraga z'Ubumedi n'Ubuperesi. Ngo gihuye n'imbaraga z'Ubumedi n'Ubuperesi, umva igisubizo Imana ikuzaniye. Hari marayika w'intambara. Haleluya. Uyu marayika w'intambara ngo abasha kurwana agatsinda, niwe warwaniriye Daniyeli ku munsi wa 21. Aramubwira ngo naje ku munsi wa mbere mpura n'imbaraga z'Ubumedi n'Ubuperesi, ngo ndetse n'igihenze ngo mpura n'imbaraga z'umwami w'Ubuperesi, ngo ariko uyu munsi marayika ukomeye Mikayeli, ngo w'intambara ubashije ushoboye, ngo niwe waje arandwanirira kugira ngo nkugezeho iki gisubizo. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu Imana irimo ivugana nawe ngo ni igihe cyo gusenga ushyizemo umwete. Ntabwo ari igihe cyo gusenga uvuga ngo igihe nasengeye ubundi kuki bitemeye. Ni igihe ahubwo kigeze kugira ngo abasenga dusengere Data mu kuri no mu mwuka. Ni igihe cyo kumuhamya, kuko nanone ni igihe abantu bariho bahakana Imana, ni igihe abantu bariho bihakana imbaraga zo kwera kw'Imana, bakaba bari mu rusengero ariko batemera kw'Imana iriho, batemera ibimenyetso by'umwuka wera, batemera ko umwuka wera ukorera muri bo,
Imana itugirire neza. Niyo mpamvu Yesu, haleluya, ngo Yesu agiye gusubira mu ijuru amaze kwiyereka intumwa ze inshuro zigera muri 40, ngo arababwiye ngo nzewe ngo ntabwo mbasize mwenyine, ntabwo ndi bubasige nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye umwuka wera, ngo kandi uyu mwuka wera niwe uzatuma mu abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ngo no kugera ku mpera y'isi. Imana idufashe cyane. Mbese urimo urahamya aho uri, mu kigeragezo urimo urahamya, mu buryo bwose butandukanye urimo uhura n'ingorane urimo urahamya, mbese urimo urahamya mu kazi ukora, aho ntabwo urimo utanga ruswa, aho ntabwo urimo ugerageza kwirwanirira kugira ngo ubashe kubona umwanya mwiza. Imana yakuntumyeho, yambwiye ngo nkubwire ngo itakurengeye nta muntu wakurengera, yambwiye ngo nkubwire ngo ibyo ufite byose hari umuntu wabiguhaye niwe gikurikirana cyabyo, yambwiye ngo nkubwire ngo ni igihe cyo kugira ngo umenye ko Uwiteka niwe wenyine waguhesheje ako kazi, Uwiteka wenyine niwe waguhesheje urwo rugo. Ntabwo ari igihe cyo kugira ngo uvuge ngo kubera ko Yesu yatinze nziye kwigira mu bapfumu nibo babikora vuba, nziye gushaka izindi mbaraga z'abaranye. Dufite abantu barimo barakoresha imbaraga z'imyuka mibi, dufite abantu barimo barakoresha imbaraga zo kugira ngo abantu babemere, abandi babakunde. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo nkubwire ibyo byose urimo, Yesu agarutse i Kaperinaumu kandi aje gusaka uburema bwose umuntu afite, kandi aje kumenya ahantu hose wamugariye n'icyakumugaza icyo ari cyo. Yesu agiye kukimenya. Ngo Yesu arangije ngo arimo abigisha ijambo ry'Imana, ngo ahita we abona mu mitima yabo, ngo muri abo bigishwa bari mu iteraniro rya Yesu, niko tumaze gusoma, ngo bari mu iteraniro Yesu arimo kwigishamo ijambo, ngo harimo abigishwa ariko babanditse. Imana idufashe cyane. Amen. Ndagira ngo tuvuge gakeya kuri aba banditsi. Aba banditsi bari mu itorero, aba banditsi bari mu bavuga butumwa, aba banditsi bari mu bashumba n'ababishop n'abapotere. Muri aba banditsi barimo kuri social media harimo abanditsi, aba banditsi ni bande? Ni babandi bacunga ngo bamenye aho twavuze ikibi akaba ari cyo bafata kuruta uko bafata ikiza twavuze. Aba banditsi ni babandi bari hariya bacunga kugira ngo bamenye ese ni hehe avuze akantu katari keza, akaba ariko bafata bakagashyiramo imbaraga. Ngo aba banditsi bari mu iteraniro Yesu arimo. Bivuze ngo kuba uyu munsi uri guhura n'abanditsi si igitangaza, na Yesu yahuye nabo mu iteraniro Yesu arimo, abanditsi bari barimo. Imana idufashe cyane. Abanditsi, Imana itugirire neza. Muricarana mukicarana barimo bafata rekodi y'icyo uri buvuge. Abanditsi barahabahanuzi barimo barahanurira, ugahanura wibwira kuri muri bene so, ugahanura umwuka wera akamanuka akavugana namwe. Naho harimo abanditsi bacunze kumenya ijambo rikomeye umwuka wera agiye kuvuga ngo bari coding kugira ngo babone uko bajya gutanga raporo. Abanditsi uzi yuko bafite n'amapingu, abanditsi bari mu iteraniro bafite n'amapingu. Abanditsi barahari bandika ikibi wavuze kuruta uko bakandika icyiza ngo gifashe abandi. Imana idufashe cyane. Ngo Yesu ahita amenya icyo aba banditsi bibwiye mu mitima. Haleluya, haleluya. Ashimwe Yesu umenya ibintu abantu bibwira mu mitima batabivuze. Ashimwe Yesu umenya ibyo badutekerezaho batabitubwiye. Ngo mvugane nawe wowe unyumva ukurikiranye Umusaraba TV. Imana igufasha cyane. N'igihe Yesu agarutse i Kaperinaumu kugira ngo amenye ingobyi urimo wayishyizwemo nande. Mbese iyi ngobyi y'ikibazo mazemo igihe kirekire, iyi ngobyi y'akarengane, iyi ngobyi y'uruvugo, iyi ngobyi yo kubesherwa no gushyirwaho ibyo utakoze, uyimazemo igihe kingana iki? Mbese iyi ngobyi y'ubugumba uyimazemo igihe kingana iki? Ingobyi yo gutabwa, ingobyi y'ubupfakazi, ingobyi y'ubupfubyi, ingobyi yo kwirukanwa ku kazi kubera ko hari izindi mbaraga zakoreshejwe ngo wamburwe ibyawe, iyi ngobyi uyimazemo igihe kingana iki? Haleluya, Imana itugirire neza. Ngo Yesu amenye ibyo biburanya mu mitima, ahita ababwira ijambo rikomeye ngira ngo twumve twese, wumve ubwo butware Yesu afite. Aho wari ucitse intege wongere wuzura umwuka wera, wicika intege. Nubwo aba banditsi turi kumwe, nubwo turimo dukorana umurimo w'Imana, nubwo tugendana, umva ijambo Yesu yavuze. Ngo ahita ababwira ngo ariko nimumenye ko umwana w'umuntu afite ubutware. Haleluya, nimumenye ko umwana w'umuntu afite ubutware bwo kubabarira abantu ibyaha byabo, ngo ndetse agakora n'ibindi bintu bikomeye mwe mutigeze mutekereza. Yesu afite ubutware bwo kukubabarira ibyaha. Icyo agusaba ni kimwe gusa, ongera wikubita imbere ye,
Bibiliya iratubwiye ngo bazana umurwayi ufite ubumuga bw'uburema ngo bamumanuraho Yesu ari bapfumuye. Wowe uravuga ngo ngiye umugabo yambujije gusenga, umugore yambujije gusenga, itorero ryarantenze, ntabwo naba nkivuza ubutumwa, ntabwo navuga ibikomeye kubera ko barimo babirwanya, na nubwo ndi buhanure kubera ko guhanura byahagaritswe, ariko umva icyo Yesu avuganye nawe. Haleluya. Yesu aravuze ngo nubwo bimeze bityo, Yesu aravuze ngo nubwo wireba ukabona ntacyo waba ugishoboye bitewe n'iminsi uhagazemo, Yesu aravuze ngo nubwo wireba ukabona imbaraga zagushiranye bitewe n'uburwayi ufite, bitewe n'igihe umaze ku gitanda cy'uburwayi, Yesu aravuze ngo nta kindi cyamuzanye mu isi nuko afite ubutware bwo kukubabarira ibyaha byawe ndetse n'ibicumuro. Pfumura haringaniye naho Yesu ari. Wivuga ngo impamvu nge ntagisenga nuko bampagaritse muri korari, impamvu ntagisenga nuko abavuga butumwa barimo bashirwa inyuma, impamvu nge ntagisenga cyangwa ngo mvuge ukuri nkuko nagutumwe nuko hari ibintu byinshi birimo bitugenza. Haleluya. Iki ni igihe cyo guhamya Yesu kuko ni n'igihe abantu benshi bagiye kumwihakana. Imana itugirire neza. Amen. Imana idufashe cyane. N'igihe abantu benshi bagiye kumwihakana kubera ko n'igihe hagiye kubaho akarengane gakomeye, n'igihe hagiye kubaho akarengane k'umuntu ugiye kujya hanura yahanura bitewe n'uko turi mu minsi ikomeye agafungwa zira guhanura, ariko n'abatubanjirije byababayeho ngo babatwikaga mu muriro ngo bakanababamba, abandi bakabakuraho uruhu bakababamba inshuri bakabaca ibihanga kubw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Si igihe cyo gutinya, ahubwo ni igihe cyo gutinyuka kuko Uwiteka niba ari we waduhamagaye afite ubutware. Haleluya. Kandi afite ubutware bwo gutegeka ibyo byose tubona ko bikomeye. Ngo nicyo kigiye gutuma Yesu agaruka i Kaperinaumu ngo agiye kumenya uburema buhari bwaturutse he, bwazanywe nani. Mbese ubu burema abantu baremera kubukira? Abantu barimo bemera gukira ubu burema? Niba wemera gukira ubu burema, umva icyo Yesu agushakaho. Haleluya. Mani tugirire neza. Umva icyo Yesu ashaka kuri wowe wemera gukira uburema. Ongera umwikubita imbere umubwire uti ndabizi neza, hari aho nacumuye, hari aho natsikiye, hari ibintu byinshi byatumye nabasha kwegerana nawe, ariko ni igihe cyo gupfumura ngo tugere aho Yesu ari, kuko ni igihe cyo kubabarirwa ibyaha. Niba utemeye kwihana ibyaha, ubwo agarutse i Kaperinaumu azasaka ikintu cyose cyitwa forode mu murimo w'Imana. Yesu agiye gusaka forode iri mu bavuga butumwa, Yesu agiye gusaka forode iri mu bapasiteri, agiye gusaka forode y'ibintu bagendana, agiye gusaka forode y'ibitangaza barimo bakora bidaturutse kuri we. Ngo kuko ni igihe gikomeye. Iyo usomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice byaho 5 ku murongo waho wa 20 niho hari amagambo akomeye. Haleluya. Imana itugirire neza. Ukuntu ngo Elisa yarari yagize abashitsi b'abana b'abahanuzi ngo yabazira akabwira umugaragu we ngo najye kubatekera imboga ngo ayiteke mu nkono ivuga. Imana itugirire neza. Ngo uyu mugaragu ngo yahise asohoka urugo ava kwa Elisa ngo ajya ku gasozi ajya gusoromayo umutanga, kandi shebuja aramubwiye ngo nasorome imboga, ndetse yaramubwiye kuziteka ntiyaramubwiye no kuzisoroma kuko kwa Elisa ntabwo zari zibuze. Turima tw'igikoni twari kuba duhari no muri firigo zari zirimo, ariko ngo ajya ku gasozi ahabona umutanga arasoroma akekera mu nkono ivuga. Iyi nkono ivuga rero Imana idufasha cyane. Niba ufite Imana ivuga yavuganye nawe, ukaba ufite umwuka wera w'Imana uri muri wowe, nubwo bacekeramo uyu mutanga, Imana ifite ifije kunaga muri uyu mutanga kugira ngo uyu mutanga uhinduke imboga ziribwa. Kuko iyi nkono ivuga tumaze igihe tuyigendana, tumaze igihe tugendana ijambo Imana yavuze kuri twe, ariko duhura n'abagaragu batakira abana, duhura n'abandi batagisoroma imboga z'ibwami, batagiteka iby'ibwami, ahubwo barimo bateka ibyo basoromye ku gasozi. Uzababona barimo bateka ibyo basoromye ku gasozi kuko ibyo mu rugo ntabyo bagifite. Mwuka wera yaragiye bishakira ibindi bintu bakoresha. Mwuka wera yarabataye banga kugaragaza ko batsinzwe, ngo nicyo gitumye barimo bakoresha izindi mbaraga, bava guhaha, bava kurangura, bakazirangura kugira ngo zikore ibitangaza byo mu gihe gito. Dufite ikibazo cy'abantu barimo bakora ibitangaza mu nsengero ndetse no mu byumba by'amasengesho, nyuma y'amasaha make usohotse mu cyumba cy'amasengesho ugasanga icyo bitaga igitangaza ahubwo birushaho kuba bibi kuruta ibyo bakuyeho, kuko ni imbaraga z'abadayimoni bakoresheje. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya.
Imana idufashe cyane. Bibiliya iratubwiye ngo nuko Yesu amaze kumenya ibyo biburanya mu mitima arababwira ngo ariko nimumenye ko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Ngo mbese icyoroshye ni ikihe? Haleluya. Icyoroshye ni ikihe? Nuko babonye ko Imana igukijije uburwayi, nuko babonye Imana ikuvuye kanseri, nuko babonye ko Imana igukijije diyabete, mbese nuko babonye ko Imana igukuye mu buzima bwo kutagira akazi kabiguhaye akazi. Barimo barakurwanya, biburanya mu mitima, muragendana, muririranwa, murasengana, murasangira, ngo ariko bafite ibyo biburanya mu mitima yabo wowe utazi. Ariko umva ikintu gikomeye, Imana idufasha cyane, ngo Yesu ahita amenya ibyo biburanya mu mitima yabo. Abimenye ahita ababwira ngo ibyo ntabwo bikomeye nkoze, ahubwo ibyo ngiye gukora nibyo bikomeye. Ngo Yesu ahita avuga ijambo rikomeye, ngo abwira iki kirema ngo ndagutegetse. Haleluya. Ngo ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe maze utahe. Bibiliya iratubwiye ku murongo wa 12 ngo uwo mwanya arabyuka yikorera ingobyi ye. Imana idufasha cyane. Byuka mu kibazo urimo, byuka mu ntambara urimo, byuka mu byaha wari urimo. Imana itugirire neza. Byuka mu businzi, byuka mu butinganyi, byuka mu busambanyi, byuka mu burozi, byuka muri iyo ngobyi y'ikibi wari umazemo igihe. Wongera uhendahenda Imana, kuko ni igihe Imana imaze kukubabarira ibyaha. Nyuma yo kukubabarira ibyaha ikavugana nawe ijambo rikomeye ngo ifite ubutware. Kandi ubwo butware ntibugarukiye kukubabarira gusa, ahubwo ubwo butware bukomereje no kuza kugukiza ibyago umaranye iminsi. Amen. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe cyane. Imana ije kugukura mu kibazo, ariko nshuti yanjye iki kibazo ije kugukuramo mbere yuko gikurwamo icyabanje nukubabarirwa ibyaha. Icyabanje nugukurwa mu bizira wari umazemo iminsi myinshi. Icyabanje nukuyemerera gusa ukaza. Ngwino kwa Yesu, niwe agukeneye gusa, niwe wenyine ukurikirana ibyawe. Kubera iki mushaka abantu ngo babahe imbaraga zo kubarinda, babahe imbaraga zibasha kurinda imitungo yanyu, babahe imbaraga zibasha kubarinda abarozi, ngo twebwe ngo turashaka ngo imiti ngo ituma abajura bataza. Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo atakurenge nta wundi muntu uzakurengera. Maze iminsi nibaza ku bantu baroga abantu b'Imana. Ndagira nkubwire ngo umugambi w'Imana ntabwo ujya urogwa ntibikunda. Imbaraga z'Imana ntizirogwa, ntizikurwaho n'amagambo, na nubwo zikurwaho nuko waraguje cyane, ntizikurwaho nuko warogesheje cyane. Umaze iminsi uhura n'abantu bakuroga, umaze iminsi uhura n'abantu baroga amahirwe yawe, umaze iminsi uhura n'abantu barwanya icyo Imana yakuvuzeho. Ndagira ngo mvugane nawe wowe unyumva, ndagira ngo mvugane nawe wowe uri mu ndeba ku Musaraba TV, umva icyo Imana ivuganye nawe. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Erestaya bini for bright I will seek. Imana ivuganye nanjye ngo nubwo umaze iminsi ubona ko bikomeye byanze, hari ikintu Uwiteka agiye gukora. Umva ikintu Uwiteka agiye gukora. Abantu barakuroze ntako batagize, nta kintu na kimwe kibi batagerageje kugukorera, ariko umva intambwe ya mbere wateye ngo itumye Yesu kuza. Byonyine gusa kumwemerera, ukamwiyegereza, ukemera gutsindwa n'ibyaha byawe, ukihana ugasubira mu mwanya wo gusenga, iyo ni imbaraga igukingira batazabasha kunesha. Imana ishimwe. Ndatangariza abarozi n'abanzi b'Imana ngo ko ari igihe cyo kugira ngo imbaraga zabo zitagaciro. Imana iravuze ngo nigiye imbaraga zanyu zigiye gutagaciro, ibyo mukora byose bikanga, kubera ko ngo umuntu wese ufashe icyemezo cyo kugaruka imbere ya Yesu ni igihe cyo kumukura mu ngobyi amazemo igihe. Imana idufasha cyane. Ni igihe cyo kumukura mu ntambara amazemo igihe, ngo ndetse ni n'igihe cyo kumukura mu kaga amazemo igihe, ngo ni igihe cyo kugukura mu bushomeri inshuti yanjye, ni igihe cyo kugukura mu ntambara zaho ugeze hose. Abantu barakwanga, nta muntu ukikwiyumvamo, niyo bakubonye barahunga, iyo bakubonye baravuga turiya we rwose imiryango yarakwanze yaragutaye, ngo uri mu nzu urifungiranye. Ireba aho ngaho wifungiranye muri icyo cyumba, ngo uheranywe n'agahinda. Ndagira mvugane nawe ngo ni igihe Yesu agushaka, arashaka kusubira imbere ye, arashaka kuwongera kwibuka aho yavuganiye nawe, arashaka kuwongera kwibuka urukundo rw'Imana ko rutigeze rubura ku bantu yavuganye nabo. Imana ishimwe. Impamvu uru rukundo rukomeje, ngo Yesu yitegereje iki kirema, arebye kwizera kwe, ngo ahita amubabarira ibyaha, arebye ko kumubabarira ibyaha bidakuyeho ko abamwica bakiriho. Haleluya. Ngo Yesu ahita akora ikintu gikomeye, akora igitangaza imbere y'abandi bamurebaga, imbere y'abandi bamwimye inzira yo kwinjira. Haleluya. Imana itugirire neza.
tujya dukora ibintu cyangwa tukagira amahirwe abantu bakatubuza kuyinjiramo, ariko kuko Yesu aba yavuganye natwe mbere yuko tuyageramo. Umva ikintu cya mbere akora, ntabwo abanza kubagisha inama ngo mbese ko ngiye gutabara runaka mutabare. Abagishije inama ntibabyemera, abagishije inama ntabwo bakemera ko Imana ikugirira neza. Nicyo gituma Yesu abikora we nta muntu agishije inama. Impamvu ngo abirebye ntiyareba ko muri iri teraniro Yesu arimo kwigishamo ngo ririmo abigishwa, ririmo abanditsi, ririmo abantu batandukanye mu buryo bwose, ntiyareba ko bazindutse ngo buzuye inzu ngo barenga no mu muryango, ahubwo Yesu areba umuntu umwe gusa ufite kwizera. Haleluya. Ngo yitegereze iki kirema gifite kwizera. Uwiteka kuzamurire kwizera ku rwego nawe ubasha gukira mbere y'abagutanzeyo. Haleluya. Uwiteka kuzamurire kwizera ku rwego ubasha kubona imbaraga zibasha kukwambutsa mbere y'uko busanze muri Yorodani bataravamo. Iki kirema ntikigeze kibona inzira kinyuramo nshuti yanjye, ntabwo cyabonye inzira yo mu muryango ngo kinjire kirye kureba Yesu, ngo hari huzuye, ngo kandi bateze amatwi. Dufite abantu batega amatwi ariko bagifite ibyo batekereza mu mitima yabo, ngo Yesu amenye ibyo batekereza mu mitima. Akiza ikirema mbere y'uko abigishwa bakira, akiza ikirema mbere y'uko uyu mwanditsi akira, akiza ikirema mbere y'uko ibimugenza bimugiraho uruhare. Imana ishimwe. Ngo Yesu akiza iki kirema. Haleluya. Imana itugirire neza. Ngo akiza iki kirema abatunguye, ngo bose batungurwa n'ukuntu akize mbere kandi ari wuje nyuma. Amen. Ntabwo ugomba gutungurwa nuko amahirwe wayabanjemo ari kuje nyuma akakurenga. Birashaka ngo umenye ese Yesu ni uri kumwe nawe. Mbese impamvu abashije kugera hano kubera imbaraga z'Imana cyangwa hari ahandi hantu yanyuze. Umva, niba ntacyo Yesu akunenga, komeza. Iki ni igihe cyo gukomeza mu buryo Imana igushakamo. Ntabwo ari igihe cyo guteza intambwe abanzi b'Imana, na nubwo ari igihe cyo guteza intambwe abanzi n'abarozi, ntabwo ari igihe cyo guteza intambwe abanyeshari. Imana igiye kubisubiramo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni igihe igiye gusubiramo ibyo wahawe n'Imana, bigiye kugira umumaro ndetse no kugera ku mpera y'isi. Haleluya. Amen. Ibintu byose wahawe n'Imana bigiye kugira imbaraga no kubabireba bamenye ko ibi bintu bifite imbaraga hari aho byaturutse. Ariko ngo ibintu byose wahawe n'imbaraga z'abana b'abantu bakoresheje imyuka mibi n'amarozi atandukanye, ngo kugira umenyekane, ngo baguhe igikundiro, ngo baguhe ngo ikivugira, ngo ujye uhagarara mu bantu ngo nuvuga ngo bakwemere. Yesu yambwiye ngo si igihe cyo gukorana n'izo mbaraga, ahubwo ni igihe cyo gukorana n'Umwuka Wera. Haleluya. Imana idufashe cyane. Ni igihe cyo kuyoboza Imana inzira. Nshuti yanjye, mwebwe bankurikiye ku Musaraba TV, ndavugana namwe ngo ni igihe Uwiteka Imana agiye gukorana n'abantu b'abanyamwuka. Ni igihe Uwiteka Imana agiye gukorana n'abantu yahamagaye. Ntabwo ari igihe Uwiteka agiye gukorana n'abantu bucya bakavuga ati ndumva mbyiyumvamo rero ndumva najya kuvuga Imana. Oya, izo mbaraga uzazishakamo zibure, kuko Uwiteka yambwiye ngo agiye gutesha agaciro imbaraga yose y'abarozi. Haleluya. Yambwiye ngo agiye gutesha agaciro imbaraga yose y'abarozi, agiye gutesha agaciro imbaraga yose abantu bahashe. Ibyo mwaguze muri Niger, imbaraga z'amavuta mufite, imbaraga za mushwari mufite, ibitangaza murimo mukora, Imana igiye kubinetraliza, kuko ni igihe Imana igiye kwikorera. Ubwije gukora, ubwije kwiyerekana, ubwije kwihishura ku muntu wese yavuganye nawe, Imana iragusaba ngo wongere ube mu ruhande rwayo. Nshuti yanjye, Imana itugirire neza. Amen. Ni igihe tugiye kuba imbere y'Imana twuzuye Umwuka Wera. Haleluya. Imana itugirire neza. Ni igihe umuntu wese usenga agiye kujya yuzura Umwuka Wera no mu nzira, kuko ibiduhiga no mu mayira turimo turahura nabyo. Aho wicaye birahari, birimo birakugenza. Mu iteraniro, uri mu materaniro birahari, mu nsengero, mu madini n'amatorero harimo imbaraga ziturwanya. Imana yambwiye ngo mwuzure Umwuka Wera, haba mu mibyizi ndetse no muri weekend. Ni igihe cyo kuzura Umwuka Wera, kuko imbaraga z'abaturwanye zirushijeho kuba nyinshi, ariko Uwiteka narushijeho kuba mugari kuri twebwe. Amen. Imana idufashe cyane. Twasomye umurongo wa 11 hatubwira amagambo akomeye ngo Yesu ahita abwira icyo kirema ngo ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe maze utahe. Imana ishimwe. Ngo uwo mwanya arabyuka yikorera ingobyi ye, nuko asohokera imbere yabo, nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati bene nk'ibi ntago twigeze kubibona
Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Yesu aje kuguterura mu kibazo. Yesu aje kuguhagurutsa muri iyo ngobyi. Yesu yambwiye ngo nkubwire ngo ni gihe cyo guhaguruka mu ngobyi. Nyuma yo kubabarirwa ibyaha, Yesu akomeje no gukora ibitangaza. Nyuma yo kwemera intege nke zawe, Yesu akomeje no gukora imirimo ikomeye. Ngo kandi umva ikintu gikomeye, Yesu ntakanzwe n'uko uje nyuma. Iki kirema cyaje nyuma, aba bantu bari benshi ngo bamubuje kwinjira. Bivuze ngo iyo turi mu kibazo nta muntu uduha umwanya, ariko iyo tugisohokamo, haleluya, baduha inzira. Aya magambo Yesu avuze ngo iki kirema cyahise gisohokera imbere y'abantu batagihaye inzira ngo kinjire gisange Yesu. Witinya kubera ko batakwemeye, witinya kubera ko batumvisha ibyo uvuga, witinya kubera imirimo wagerageje kwerekana ko ushoboye, ntibabifate nk'aho ushoboye. Ahubwo icyo ukwiriye kumenya, Yesu agiye kugusora mu kibazo kandi uciye imbere y'abantu batigeze bakwemera. Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu amaze gutegeka, ikirema kirabyuka cyikorera ingobyi yacu. Ngo uwo mwanya gisohokera imbere y'abanzi bawe, uwo mwanya gisohokera imbere y'abatamwemera. Haleluya. Ngo muri ako kanya ngo gihita gisohoka, ngo kigisohoka cyikorera ingobyi, ngo nuko bose baratangara. Imana ivuganye nawe ngo bagiye gutangara mu bintu Imana igiye kugukorera, bagiye gutangara. Ngo kandi bagiye guhimbaza Imana yawe. Ntibayemeraga, ariko umva uko babwicikira. Ngo nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati bene nk'ibi ntago twigeze kubibona. Imana ishimwe cyane. Amen. Hallelujah. Imana ikugirire neza. Niba usohowe mu kibazo n'Imana, wibuke ko hari igikurikirana. Ibasha gukurikirana ibyo yaguhaye, yemerere iherekeze ibyo yaguhaye. Kandi wibuke neza ko iyi Mana itagikangwa nuko uje nyuma, nikangwa nuko waje mbere. Ushobora kuza mbere ukaba ugifite izambaraga z'abanditsi mu mitima zibasha gutekereza ngo runaka iwamugirira nabi, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo ni imbaraga zose zakugizeho ububasha. Uwiteka azambuye ijambo, aje kuguhagurutsa mu ngobyi, aje gutegeka ubure mu maranye igihe, uje kubuhagurukamo. Ubure mu maranye iminsi, ni igihe cyo kubusohokamo. Kandi urasohokera imbere yabo, kandi urasohokera imbere yaho bavuga ko bitazemera. Niho Uwiteka gukuriye mu kibazo kugira ngo bemere ko yavuganye nawe ariyo kwizerwa. Imana idufashe cyane. Amen. Imana iduha umugisha, kandi mwese namwe baha umugisha, mwebwe mukurikiranye Umusaraba TV. Ndagira ngo mbabwire, Imana yantumye ngo mbabwire wowe undeba, wowe nkurikiye ku Umusaraba TV. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ni igihe Uwiteka Imana agiye gutanga umugisha ku muntu ugomba guhabwa umugisha. Kandi yambwiye ngo ni n'igihe gikomeye Uwiteka Imana agiye kugukura mu kibazo. Ngo ariko nyuma yo kuva mu kibazo uramenya utazibagirwa. Uwiteka Imana yambwiye ngo ni igihe wowe wifungiranye mu cyumba, wowe wifungiranye mu cyumba ufite ikibazo cy'uko imiryango yagutaye, ngo Imana igiye kuguha imiryango. Imana igiye kuba kugaruraho, ngo kuko yabyitegereje ibona ko ufashe umwanzuro mubi wo kuvuga ngo nzigunga. Ariko ntabwo abo ngabo aribo bakwanze, ahubwo igihe cy'uko Yesu atarahari wahuye n'ingorane, ariko Yesu agarutse i Kaperinawumu ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe. Hede kotere bosaya mangodo bini fobra ene wirisika mangodo bini Herde kotere bosaya mangodo bini fo awije zimini contraire nure vekire mango ya sikadota ilava ya saya gode vodra hedi kote bosaya we amina jezini ni yasadre hele bini fo braya taya wirisika enesta bini fo braya umva ukuwiteka buze hele baya shirebo ene wirizini militere gide vosaini mora ahantu uri ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru yombi, uri mwigare kandi ubuze uguterura, bari bakurwaje barakurambiwe, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo ni igihe Uwiteka aje kugukura muri iryo gare. Kandi Uwiteka dopere sire draya avuganye nawe ngo ni igihe ubona ko mu kazi bakwirukanye kandi wafashe icyemezo cy'uko ugomba guhunga, ukava muri quartier wari utuyemo ngo kubw'uko wabuze akazi ndetse wirukanywe nabo bari bamenyereye ko ari inshuti zawe. Uwiteka aravuze ngo wikigirira nabi, wikiyanga, wikimuka, kuko n'igihe Uwiteka gusubije mu kazi. Hene paya zikide vodraya hereba yashire dotaye. Barwanije imishinga yawe ndetse n'umugambi wawe, urarwanwa kugira ngo utagerwaho, ariko umva ukuntu Uwiteka avuganye nawe. Nyiribihe aravuze ngo n'igihe Uwiteka agiye kwagura imbago zawe, kandi n'igihe Uwiteka agiye gukora ibintu amaze iminsi avugana nawe. Hene paya sire draya hedi kotere boshaya. Uwiteka ngo aguteruye mu kibazo cy'ubugumba
mumaranye imyaka myinshi igera muri 17 Uwiteka agiye kuguha urubyaro kandi Uwiteka avuganye nawe aya magambo dotaya wirisika enestabini fobraye ngo n'igihe wari urimo wibaza ngo mbese iki gihugu nkivemo cyangwa Uwiteka aravuze ngo ntabwo ari igihe cyo guhaguruka kuko Uwiteka amenye ibizakubaho. Hene paya zikide fodra hene waya semene yasire mene waya sikado pera siredra dore Uwiteka agiye kukwishurira kuko wari ufite ikibazo kidene wendaga guterezwa ibyawe harimo n'imodoka ariko Uwiteka avuganye nawe ngo doraje kukwishurira reta ya zomene yasire enezini wirisika mangodo besterebo awije semeni contraire kandi Uwiteka aravuze ngo dore ubwigiye kigeze kandi akaba gitunguranye ku bantu bavuganye n'Imana ngo ni igihe igiye kubanezeza ku bantu babihagazemo neza ngo ni igihe Uwiteka agiye gukorana namwe iby'ubutwari havuganye namwe abavuga butumwa n'abahanuzi n'ababishopu n'abashumba ngo ni igihe agiye gukorana n'umuntu yahamagaye ngo kuko izindi mbaraga zose zigiye guceceka kandi izindi mbaraga zose zigiye guceceka kandi izindi mbaraga zose zigiye guceceka kandi dotaya wiristaya binifobrai wirisika ngo kandi ubwo izindi mbaraga zose zigiye guceceka ngo ni igihe umunyamuhamagara agiye kugira agaciro ngo dore umunyamuhamagara agiye kugira agaciro kandi topere siredra ngo agiye kugira agaciro ngo ahubwo igikomeye ni musaba amavuta ngo kuko aya mavuta niyo agiye kubasha guhagararana namwe ngo nimwibuke ko dopine staye gide vodra ngo aya mavuta abasha kubahesha ubugingo ndetse akabahesha n'ubutunzi ngo ariko ubutunzi mufite mudafite umwuka wera ngo ubutunzi mufite mutari kubaha Imana ngo ntibyabasha kubahesha ubugingo ngo nicyo gitumye ngo uwemeye agaca bugufa akihana muri uyu mwanya ngo Uwiteka Imana aje kuzamura ibendera ry'ubutsinzi ku bantu bose hene wiristaya somene yasire ku muntu wese umwemereye kubana nawe kandi dopini fobraine tayirisire Imana iravuze ngo dore aya macano ni menshi kandi ngo igihe kirageze ngo Uwiteka akora isaka amenye na cano zirimo forode ngo mbese forode kuki muzitiranya ngo Uwiteka aje gusaka ikintu cyose kirimo amanyanga aje gusaka ikintu cyose kirimo kubesha aje gusaka ikintu cyose kirimo gitukisha izina ry'Imana ngo kuko dobini fo enestaya gide fodra hagiye kubaho ibintu bitarakajagari hagiye gusigara cano zitarakajagari ngo kuko Uwiteka aje gukora isaka mu bamubesheye n'abasibonye beskoye n'abasibonye bamubesheye niko tawa ya Jezimini contre ngo n'abasibonye hene wiristaya zomeni yasadre batetse imitwe kandi n'abarimo bateka imitwe kugira ngo babone amafaranga Uwiteka aje gukora isaka iyo nayo ni forode ngo agiye gukora isaka imigambi yabo ngo Uwiteka agiye kwishwanyaguza ngo kandi hagiye kunyuraho igihe kinini cyane cyo kwisobanura kwa buri muntu wese wagiye uvuga ibyo yatumwe n'ibyo atatumwe ngo icyo gihe kigiye kubaho kandi kirihuse kiratunguranye dobini staye gide ngo ni mube maso kandi mube maso kuko n'igihe Uwiteka agiye gukora ibiruta ibyo mwari muzi ko azakora. Imana idufashe cyane amen. Mana turagushimye edabine staye gide fodre turagushimye wa munyembaraga we wowe ufite ubutware bwo kurengera ubwoko bwawe wowe ufite imbaraga zibasha kuturengera wowe ubasha gukura umuntu mu ngobyi ayimazemo imyaka myinshi wowe ubasha kugaruka i Kaperinawumu wari waragiye nicyo kiguteye kugaruka ku bwoko bwawe nicyo kiguteye kugaruka ku mitima yari ibabaye kandi ni nta nicyo kiguteye kumenya ibyo abanditsi bibwira mu mitima yabo daye siredra umenye ibyo abanditsi bibwira mu mitima yabo biguteye guhagurukira gukora ikihutirwa kuko ibyo biburanya mu mitima utihuse byaduhitana ibyo biburanya mu mitima udatebutse abana bawe bakorwa n'isoni ngo nicyo gitumye ubamenyesheje ko ufite ubutware nyuma yo kubamenyesha ko ufite ubutware ugaterura buri muntu wese mu ngobyi amazemo iminsi ushimwe kuko ari wowe uduteruye mu ngobyi ushimwe kuko utanze umugisha ushimwe Yesu
kubw'imirimo ikomeye, ushimwe kubw'ubu burwayi ukijije, ushimwe kubw'aba bantu bakize diyabete na kanseri, ushimwe kubw'ubu burema abantu ubakirije mu bitaro bitandukanye, ushimwe kubw'aba ba diaspora bagiye kubaho bashima Imana kubw'imbaraga zari zimaze iminsi zibagose. Ntibari bafite uburyo bwo kukwegera, ntibari bafite uburyo bwo gusenga, n'ubigerageje ntibyemeraga, ariko barapfumuye no mu nzu barimo barapfukamye barasenze, biguteye kubarengera uhabwe icyubahiro. Turagushimye Yesu, uhereze umugisha iyi cano, nk'umugisha Nepo watwakiriye, umugisha wawe umubeho, uha umugisha abantu bose bakurikirana Umusaraba TV, umugisha w'Imana ubabeho, kandi ubu butumwa ubuherekeze, kuko iki kiganiro ni icyawe, umurongo ni wowe uwutanga kandi muzima, kuko watanze uyu murongo muzima uhabwa icyubahiro. Hereza umugisha umuntu wese ukurikirana Umusaraba TV, uduhana umugisha, kandi imbaraga zawe zirushaho kugomeza kwagura ubwami bwawe bwamamare ku isi hose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Imana ibahe umugisha kunyakira. Yego. Birashoboka rero ko hari umuntu ukurikiye ikiganiro cyacu tunyujijeho, wakwifuza ko mumugira inama, wakwifuza ko mumusengera, wakwifuza kubavugisha, tujya ngo utange nimero ya telefone. Yego, nimero yanjye ni 078 91 22 425. Ayisubiramo. 078 91 22 425. Imana iguhe umugisha. Amen.